ku munsi w'ejo ku isaha 11 niyo bari bararikiye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange Rugaju batubwira ko saa 11 top baza gutangaza umukinnyi ariko amakuru yari yarinkinze mbere yaho y'uyu mukinnyi rwose n'undi byarangiye ari nawe umunyakameruni ni rutayizamu yitwa Junior Kameni nimba mbivuze neza niba ari Kameni cyangwa Kameni ubu ni umukinnyi mushya w'ikipe ya Rayon Sport mbere na mbere abareo bakeneye kumenya Junior Kameni ninde avuye he mbere yuko tuza kureba imikinire ye na input aza kuzana mu ikipe ya Rayon Sport. Kameni ubundi umuntu uri gukuriza deals z'aba bakinnyi ni directeur technique wa Rayon Sport. Banamushimire cyane kubera yuko arimo arabashakira abakinnyi mu by'ukuri bafite amaprofile kandi bato kandi akabashakira abakinnyi navuga yuko mu by'ukuri banafite urwego rutari rubi ngereranyije n'uko ikipe financial ihagaze mu buryo bwa mikoro. Ikintu rero cyabaye niki muribuka ya visite nakoze kuri office ya Rayon Sport muribuka yuko nabwiye yuko ubuyobozi bwa Rayon Sport mu gihe twarimo tuganira directeur technique yabwiye hari ingingo yuko agiye kuri call kuvugana n'abantu bari kumufasha kubona urutahizamu kuva muri Cameroon. Ibyo bintu terike uko mbivuze niko twanabivuze icyo gihe ndavuga nti sinzi niba bazamubona cyangwa niba batazamubona ariko uyu mukinnyi abantu bamurangiye Rayon Sport ni nabo bayihaye Charles uyu mu defenseur kuko bari muri agence imwe nango abareberera inyungu zabo ni bamwe. So hari ukuvuga ngo rero umukinnyi yaje mu defenseur tubona ni sawa agence twakomeza kuvugana ku mwataka biduha ikizere none ko nawe yaba ari umwataka mwiza. So iyo nyuze muri profile ye n'ibintu yagiye agerageza gutwara akizamuka ikipe ya Inuyo Twarga niyo yamufashe hanyuma imugurisha muri FUS Rabat. FUS iyi ni ikipe igizwe n'amafinali ya Champions League yakinnye na Mango yakinnye muri FUS cyangwa muri FAR yakinnye muri FAR FUS Rabat rero n'indi kipe yo muri Maroc ikunda guhangana na FAR Rabat. Uyu mukinnyi ntabwo byamukundiye muri FUS hanyuma aza gutizwa mu ikipe mu cyiciro cya kabiri muri Sweden aza kuyivamo ajya muri Kazakhstan mu ikipe yitwa FC Kaysar ayivamo ajya muri Leta Zumwe z'Abara mu ikipe ya Sharjah. Iyi kipe Sharjah FC ni ikipe ikomeye cyane ni nayo yatwariyemo icyo bita Champions League ya Asia ariko y'amakipe navuga ya kabiri. Let's call it ni nka kuri Burayi bagira ngo Champions League, Europa League, Conference League. Siyo Champions League nkuru ya Asia. Ntabwo ari ligi itwaranwa na Al Hilal yo muri Saudi Arabia. Ariko ni nka kategori ya kabiri ya Champions League ariko ya Asia. Ntabwo ari ibintu byoroshye ntiyabanzagamo yego ariko yabashije kugeza ikirenge mu ikipe yo kuri nivo nk'iyo ngiyo. Nyuma rero akaba ari muri no kipe ya Kor Fakan. Uyu musore agence yatekerezaga kongera kumugarura muri Maghreb ngo bashakaga no kumubonera ikipe ariko Dylan directeur muri Rayon Sport yababwiye ibintu ngo bitatu byatumye bumva uyu mushinga wo kuzana umukinnyi wabo i Kigali ushoboka. Ikintu cya mbere yarababwiye ati ndabizeza kino kintu umukinnyi wanyu niba koko muzi ko ari mwiza azakina twe nta kibazo dufite cyo kumuha umwanya. Abantu bati umukinnyi aracyari umukinnyi abantu bagerageza bagashakira urwego rwisumbuyeho rwo gukinaho ejo nejo bundi tukazabona uburyo twamugurisha. Icyo ni cyambere kuba playing time ishoboka ku mwanya wo gukina ushoboka. Icyo ni ikintu cyiza cyabanyuze baravuga bati iki cyaba ari ikintu cyiza rwose twemeye ko aza mu Rwanda
byaba ari sawa. Icya kabiri, urumva baravuga bati ku myaka ya 25 ntarakura byo kuvuga ngo akwiye guhora azerera ava muri ekipe yajya mu yindi. Wagiye ubyumva umwana w'imyaka 25 niba kinyi makipe agera kuri 7, urumva nawe bavuga ngo arasharashara cyane. Ni nkaho sezo aba ari ahantu, yindi akaba ari ahandi, yindi akaba ari ahandi. Arababwira ati kandi naza akaba umukinnyi mwiza wenda ntanagurwe, turashaka kubaka ikipe ikomeye, ikipe yacu ikina imikino nyafurika n'ubu turi muri confederation, azasetoringa i Kigali tuzamumenya mu buryo bw'imishahara, tuzamumenya ntitubona yakoze ibintu neza muri Rokritoma muri ubutaha, tuzatuma nyine umukinnyi wanyu byibura agira stability, agira ahantu nawe yenjoying umupira, avuga ati natakiri ikipe mbanzamo dukina imikino nyafurika, twara wenda championnat cyangwa se ibikombe cy'amahoro mu gihugu, ndahantu ndatuje byibura ndi kubaka ubuzima, apana kuva Maroc, Kazakhstan, leta z'umwe z'Abarabu, Swede, Denmark, nyine kudatuza kwa. Arabwira ati ntibigeze ko mwamuha umwanya akaza agahabwa umwanya wo gukina agatuza kubaka ikintu. Nagurwa azagurwa none agiye ahantu bamubonye bifatika agiye gukina, cyangwa se nanaguma hano nabwo ntimugire impungenge ya statique ipe yacu, si ikipe iraho nyine yagafuka imvugo rimwe. Barayisuye nyine Rayon Sport nta muntu utayizi, baravuga ati nyamara ntabwo ari bibi. Icya gatatu, Rayon Sport yiteguye bikomeye cyane byo ku rwego rwo hejuru cyane gufasha uyu mukinnyi kuba umukinnyi mwiza. Baberetse abandi bakinnyi bazanye, bavuga ati dore abakinnyi bandi twaguze nivo bariho, bagenda babereka kuko bari bafite Charles wo muri agence yabo. Ubwo urumva byari byoroshye kumukontakta bakamaza batari ko Charles wowe uri aho ngaho wahageze mbere, abo bantu batwa bajigwiba batubwira ngo bapasa ni bakinnyi iki. So uko biri kose message agomba ko arahaye message nziza ko Rayon yazanye abakinnyi meilleur joueur mu zindi championnat. Yego uyu Jigiba bamuzanye ari meilleur joueur muri championnat ya Mali. Bagenda babona nyamara ya kipe ishaka kubiri serie niba iri kugenda ishaka best of the best. So umushinga wa Rayon ndeboka mbibabwira nabwe n'umushinga wa Rayon nyamara bari bawurimo. Bawurimo nge directeur ukuru namubonye gato rero kwizigira nsoza. Uyu mukinnyi afite taye mavuga ngo sugira ni muremure, afite metero imwe na santimetero 90, musigeho nta byasho ni muremure pe 97 rimwe na 97 arabora gatatu. Nahoze ngana na wasara kambwe ati umupira wose wo mu kirere, ati ndimo ndasengera umuntu yitwa Yunusu n'umuntu yitwa Maduzo, ati baro mu kirere, ati nimo guhangana n'ijuru. Reka mubwire ikibazo wasira, ati bazajya bahindura cross, ati nugutegaho umutwe gusa gahita n'unda. Mubwire ikibazo wasira, namwe tuzi ukuntu Crouch atsindaga muri Liverpool cye. Uzi ikibazo wasira ikibazo afite, abakinyi bose yahayipinze baraflopinze. Ako niko kaje. Ejo ni twaze tubimubwira. Ndaje mbabwira. Kubera ko uyu mukinyi bazanye Junior, ariko ba Junior baraza kuba baranabafite mu ikipe ya Rayon Sport none. Ba Junior barabafite kabisa, sojya tubatandukaniriza mu mazina y'ibihugu. Uyu Junior bazanye umenya ari nacyo kwizigira agiye kuvuga. Jewe nagiye nshakisha vuba hano imikino yakinnye n'uburyo yagiye yitwara. Sanga Junior mu mikino nibura ufashe nka 20 irengaho yakinyemo imikino 7 mu mikino 26 yakinnye yabonyemo ibitego 7, yatsinzemo ibitego 7. Ahubwo ngewe unajyamo nkavuga ni keretse ni Rayon Sport muri ya projet babwiye Rugaju ari ukuzana abakinnyi ukabahereza amasezerano meza arimo na clause, nawe in case yaza kuroransa career ye hana kezitwara neza ukazunguka, bakazabaha umwanya wo kubihanganira kuko abakinnyi benshi Rayon Sport iri kuzana urajya kurogasanga nibyo yaciye ahantu heza, ariko wajya kureba muri current form ugasanga ntago yari mwiza. Ntabwo heruka gukina. Ikipe ya Rayon Sport uyu nuko Rugaju yabivugaga, Junior ntabwo bagerageje kumukontakta mbere igihe wajyaga muri kuganira nabo, ariko ntabwo agence yari yiteguye kubanza kumuha Rayon Sport. Namenye ko Rayon Sport nyibutse mu agent uri murakorana na Rayon Sport murazazana abakinnyi w'umunyarwanda w'umurundi ejo bundi ubari muri Ghana bazanye Charles Chiplao, right?
niwe bazanye abakinnyi benshi cyane muri Rayon Sport niwe twabonye ari kumwe na Charles ni ikipe y'umurundi wirabura baramutubwira mu kanya ni ukuvuga ngo Rayon Sport yashakaga rutahizamu agents wabo barimo barakorana yari yababwiye ko yarambagizaga abakinnyi mu bihugu bitatu harimo Cameroon harimo Mali ndetse n'igihugu cya Benin hari umukinnyi witwa Blaise w'umunyabene bari baramaze kumvikana byose niwe wagomba kuza niwe ari nimero ya mbere wari kuza kuba rutahizamu mu ikipe ya Rayon Sport oya niwe wari waramaze kuganirizwa agent baramaze kuvugana byose byari byararangiye noneho mu gihe bari bategereje ko uyu mukinnyi Blaise ari buze gutangazwa akaba ari buzaba rutahizamu wa Rayon Sport ejo agent baramuhamagaye saa 4:30 baramubwira ati diro twakurikiranye mbere ya Junior yitwa Lionel merci yitwa Lionel agent Lionel ubu yaragiye kubazanira witwa Blaise byaranarangiye no kuvugana n'amafaranga azahembwa n'amasezerano ejo baramuhamagara saa 4:30 baramubwira ati byihorere uwo bita Junior twara contact mbere bemeye kumuduha mubango agence ye yari kimushakira andi ma equipe hirya no hino ariko biza kurangira bemeje ko uyu Junior ari ugomba kuza ku munsi w'ejo navuga ko cyo ndashaka kuvuga no ko ari deal yakunze ku munsi w'ejo ariko yari yaraganiriyeho mbere y'igi Junior ariko yishimiye kuza muri Murera mu bakinnyi bose Rayon Sport yeruka gusinyisha mu minsi ya vuba niwe muntu nimugoroba akimara gutangazwa yagiye kuri Instagram ye yitwa kameni.juni niko yitwa kameni.juni kuri Instagram aravuga ati good evening dear family, it is with immense pleasure that I announce my signing with Rayon Sports of Rwanda, a great club with a rich history and incredibly passionate fans. Rugaju kutajya mu ngamba neza ujye semura sorry twagiye ntacyo tumanuke good evening dear family, muraho neza muryango wanje. It is with immense pleasure that I announce ibyishimo biranyuzuye byo kubatangariza ko nasinyanye na Rayon Sport mu Rwanda, a great club, ikipe nziza cyane with a rich history and ifite amateka akomeye cyane and incredibly passionate fans, ikagira n'abafana b'igitangaza. I would like to thank the club president, ndashaka gushimira perezida w'ikipe ya Rayon Sport, my management agents, agence ireberera inyungu zanjye, the technical staff for confidence, ndetse n'abatoza ba Rayon Sport ku cyizere bambonyemo, and the sport director who explained the club's project and vision to me, ndetse na directeur sportif wa Rayon Sport wansobanuriye neza umushinga ndetse n'icyerekezo bari kwerekezamo ikipe ya Rayon Sport. Dear Rayon Sports FC supporters, bafana ba Rayon Sport FC, thank you for all your messages of welcome and love. ndabashimira kuri message z'imikaze ndetse n'urukundo mwanyeretse. I can feel your true love and passion for football. ndimo ndumva urukundo munkunda ndetse n'urwo mukunda umupira. My teammates and I, njyewe na bagenzi banjye tuzakinana, will give our all with your support to make you proud, tuzatanga ibyacu byose kugira ngo tubaheshe ishema and contribute to writing the club's history. ndetse dukomeze kugenda twandika amateka akomeye y'ikipe ya Rayon Sport. We are counting on you, tubatezeho byinshi, because without you nothing is possible. kubera ko mudahari nta na kimwe gishoboka. Now let's get to work. ubu rero reka tujye mu ngamba. See you very soon in the stadium. See you very soon on the stadium. vuba cyane murambona muri stade tuhabonanire. ahita yandika mu kinyarwanda ngo dukomeye turi kumwe. ibyo ni wasiraye muhaye amwe atako kedite ngo baterekeho mbere yo kugwa korabo yakamurikira mu atakagafata ugaterekeho y'ubururu n'umweru. Rayon Sport yabonye rutahizamu, irimo na closing deals zayo zo gusinyisha, ngira ngo ni nayo mukinnyi wa nyuma ahubwo winjiye muri Rayon Sport. ku biro 82 metero na 97, ubuhanga afite cyane no gukinisha ukuguru kw'imoso, akaba yaravutse tariki 14 z'ukwezi kwa 5 2001,
yigeze no gukinira ikipe y'igihugu ya Cameroon ya under 23 ya under 23 ku bwa radiyo Rwanda tukongera kuyibutsa ko ntabwo turi mu mayipinge dutegereje Ruhangwa nta nubwo turi bumunenge Uyu nta nubwo turi mu mukinnyi munenge azagera hano. dutegereje bita Ruhangwa Mboni umukinnyi azagera hano ku munsi wo kwa kabiri ejo bundi kwa kabiri hanyuma Gardier bakuye muri Cameroon nawe azagera hano ku munsi wo kwa gatatu mu Rwanda birumvikana bazahita bakomereza Igicumbi Gicumbi naho tugiye kuhajya none Mm. muri match ya munsi rwose nibagera rero Igicumbi bazitoza kimwe n'abandi ariko bitegerejwe ko iki cyumweru Rayon Sport igomba kuba irangiza no kwishyura Eritatu ndetse na Zuberi ku buryo bagomba kuba barangiza ibintu byose na Mukura. Rayon Sport bambwiye ko umukinnyi wabo wese bazakoresha muri iyi sezo mo bamaze kwishyura azaba yamaze kugera mu Rwanda yanakoze imyitozo ku buryo abazaba bazanira kuri Rayon Sport Day bakababereka bafite amajezi na nimero bazambara kuri Rayon Sport Day niho bazabimurikira kuri Kigali Peri nejo Stadium bundi rero de Ubundi kwa hageze gatandatu ni kwa gatandatu tariki Kwa 18 kwa ni kwa gatandatu gatandatu ahubwo reka nze mbaze Samu amatike Ni kwa amaze kugurwa ku gatandatu. gihe ni kigiye kwa kwa gatandatu gatandatu rwose. ya Kambaze. hanyuma bakababwira bati bareyo si ukubereka gusa abakinnyi na nimero bazambara bya birori baba bateguye n'aba DJ n'abahanzi n'aba MC biba biryoshye tuzanongeraho rwose yuko tuzanabafasha kubereka umukino mwiza uryoheye ijisho. Bamwe mu bakinnyi bamaze igihe bakora imyitozo birumvikana nka ba Issa Jigba bazagira umwanya uhagije wo gukina n'aba ngaba baje nyuma abareyo baravuga bati nabo ko twari dukeneye kubabona ngo barashaka kuzabaha iminota mike kuko ni match ya gishuti wemerewe gusimbuza abakinnyi bose ushaka cyane ushatse wakoramo 11 ugashyiramo abandi 11 ataho ngaho nabwo tuzagira iminota tubaha nabo mubabone bakoraho kuri baro gake gake murebe niba nk'uwo rutayizamu Kamenise azi kwifunga ku moso ye ku mbaraga ze zo hejuru no hasi bakaba bavuga bati rero mugure icyo bita amatike mwibuka ko stade ni ntugereranyije nuko bari kujya muri stade Amahoro mugura amatike atari yahenda mugura amatike mubizi neza yuko niyo match yonyine muri bwongere kureba Rayon Sport nyuma y'igihe kirekire abakinnyi bari muri vacances murabizi ko izindi mutemerewe kuzireba nk'iya Jamus ngomba ati ikindi mugura amatike ko tugiye gukina n'ikipe n'ubundi zaba iri muri Sekafa ikomeye ya Gor Mahia aho muzabona n'ishusho y'ikipe yanyu muri Sekafa. Ubwo rero abareyo nahabo gukanda akanyenyeri bakagura tike ubundi bakitegura Rayon Sport Day cyane ko iyo ukanze akanyenyeri arumva 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ushobora kugura tike yawe ndagasubiramo bwa nyuma kwizigira hari abantu umara kuvuga ibintu rwose kuri radio nyuma y'iminota 2 ukabona ngongira ka kanyenyeri ntabwo tugasubiramo kuko tuba twagiye mu yindi ngingo kandike mukanya ntube uvuga ngo ntimugasubiremo kuko turaba twagiye kuri match ya Jamus na akanyenyeri 9 gatatu 9 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ubundi ukagura tike yawe bijyanye n'umwanya ushaka kwicaramo bwa nyuma gura tike witegure Rayon Sport Day mukina na Gor Mahia ureba izo ntwaro zose ukanda akanyenyeri 9 gatatu 9 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego ubundi ube wibitseho tike yawe ahangaha nanjye no nshaka kureba hari ikibazo cyanjye wakwepye nifuza kwansubiza nko mu munota umwe cyangwa ibiri kuko numva ari nk'inama kuri Rayon Sport n'abakunzi ikipe ya Rayon Sport nakubwiye nibyo Rayon Sport ikugura abakinnyi bakiri bato twinjira no muri project baganirije Rugaju ni ibintu byumvikana ariko kandi ntekereza ko Rayon Sport igomba kuganiriza abareyo ko bari mu nzira nziza yo gutegura ekipe ushobora gutegura utwara ibikombe ariko nanone ntibazave umukinnyi mu gihe yaza
uvuga ngo yaciye hano aca muri izo Saudi Arabia na hehe ngo uze kumunenga uburyo ari gukina uyu munsi nicyo kintu nari nakubwiye ni uko byamera kose nanone ni indi room abantu bagomba gutegererezamo ariko Rayon Sport ikabiri gukora amasezerano meza yo gushyiramo clauses zishobora kuzayibera inyungu kuko urebye abakinnyi bose iri kuzana kuvanye hanze nabaza gukomerezaho kariyeri yabo mu Rwanda ahubwo ntago ari babandi ubundi twajyaga tuvuga ngo baje kuyisoreza mu Rwanda ngira ngo Rigoga abakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abanyamupira muri rusange niba ari imyaka amaze kugeramo ngiye nsigaye nkunda kuvugisha ukuri kuko ibintu bitekereza nta kunyura ku ruhande twasobanuye kuri projet ya Rayon Sport mu by'ukuri Rayon Sport gufata umwanzuro wo kugura abakinnyi bari munsi y'imyaka 25 kandi bafite profile ko bahamagarwa mu ikipe y'igihugu ni ikintu kiri very positive kiri positive ariko mu buryo bugaragara ko buri ari bwo muri future hari uburyo bubiri bwo kubaka projet Rayon Sport kubera ko ari ikipe y'abafana benshi ntiyihanganira cyangwa se abafana bayo ntibihanganira kubona ikipe itarimo ira challenginga mukeba wabo APR ku bikombe ni ikipe ikeneye kubwizwa ukuri n'abayobozi bayo bagasobanura neza icyo barimo barategura hari ibintu byiza biri positive byabaye mu igura n'igurisha rya Rayon Sport muri uyu mwaka mbere na mbere kwa pointinga directeur sportif ubizi w'umuhanga icya kabiri kugumana umutoza hari ingingo bakanamwemera gushaka abamwungirije ni cyiza cyane kuko niwe wihitiyemo ba Sostene ndetse na Sasha icyo ni icya kabiri n'ikizima icya gatatu ni ukugura abakinnyi bazi umupira ariko bakiri bato bivuga ngo nge kubwanjye uko mbibona Rayon Sport ntabwo ari ya kipe ije ngo none ahita ibaprometa ngo tugiye mu matsinda ngo tuzanye shamla ngo yute dutwara shampiyona ngo na Peace Cup ngo tugahita tujya no mu matsinda uko mbibona barimo barubaka ikipe yakina umupira mwiza usukuye igashimisha abafana mu mikino bazatsinda ariko niyitatwara ibikombe akaba ari ikipe ibaha icyizere cy'uko mu myaka iri imbere bazaba bafite ikipe noneho yahatanira bya bikombe njye niko mbibona nka projet ikiri mu ntangiriro ishobora kuzajya igaragaramo imikino batsinze ariko ataruvuga ngo ni projet yo guhita itwara ibikombe nona urakoze cyane hanyuma icyo rero warumbaje ku bakinnyi ntabwo umukinnyi wanyuze muri ayo mashampiyona agatwara ibikombe muri Aziya kuza muri Rayon Sport mu by'ukuri nawe bwawe ushyize mu nyurabwenge ntabwo Rayon Sport yamugurisha projet kandi Rayon Sport nta kintu ifite cyo kumupresenta ntiyamwereka ngo igikombe batwaye uyu mwaka ahubwo ni umukinnyi nawe ubwe uba utakirimo arakoreshwa cyane muri club avuyemo ni nayo mpamvu n'amasezerano yaba yari expiye ko aba yanyuze mu makipe y'abaprofessionnel ntibamwongerera andi masezerano hari ibyo baba bamunenga hari ibyo baba babona bitagenda neza rero icyo navuga cyo nuko Rayon Sport yamuha iyo exposure ikamuha urwo rwego n'iyo promesse Rugaju yavugaga yo gukina bakongera bakamuzamurira urwego ariko uko mbitekereza ntabwo ari umukinnyi waguzwe kugira ngo aze kubakira ibigwi n'amateka muri Rayon Sport ahubwo ni umukinnyi waguzwe kugira ngo Rayon Sport yongere imusubire ku itara kumufasha kumusubiza ku itara yego urakoze cyane tujye mu igicumbi inzove ntizijya zimva mu mutwe igicumbi ikipe ya Rayon Sport yahakiniye umukino wa gicuti ni ikipe ya Jamus nari nabonye itangazo yuko atari umukino uri open ku bafana kugira ngo baze kuwureba sinzi niba waragize amahirwe yo gukurikirana amakuru y'imyitwarire y'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport muri uriya mukino wa mbere bakinaga n'ikipe ya Jamus byabaye ibitego 4 by'ikipe ya Rayon Sport ku bitego 3 by'ikipe ya Jamus bakitoga baratsinda atiso nawe atsindamo igitego niba arabonye amakuru avamo imbere ahakiniwe umukino imyitwarire y'abakinnyi ari iyihe kugira ngo tujye no mu ikipe ya APR kuko nabo bakinnye umukino wa gicuti abareyo icyambere binjijwe ibitego byinshi yego avuga ati Jamus nayo si ikipe yoroshye ikipe izakina Sekafa ariko urumva ko hakiri utukosa mu bwugarizi zamurira gufatamo na Kuyate agasimburwa na Yves
ariko bareba nyine barakubwira bati ikipe yacu erega ntiyuzuye bakubwira ati se twebwe ntidufite umuzamu wacu wa mbere abakinnyi benshi ni bashya ntiturakora imyitozo ihagije bakakubwira bati rutahizamu yari ataraboneka gusa urumva hari impamvu tutari nyine kwinjizwa byinshi nubwo nabo binjije byinshi ariko all in all hari abakinnyi rero ubona abantu bashimye sirito nka Issa Jigwiba watanze imipira 2 yavuyemo ibitego Tony Kitoga watsinze 2 hari Atiso waje gutsinda igitego Gruare Ngonge yashoje seza ameze neza yongeye kugaruka ameze neza navuga yuko konsani nini nyine iri inyuma no mwizamu niho bavuga bati dukeneye kugira ibyo dukosora sirito nka defense itaramenyerana ikora amakosa menshi cyane so urumva aba defenseur ba Rayon Sport n'ubwa mbere bakinanye bwa mbere mu mateka yabo kongeraho ko n'umuzamu ntawe kwiyati turabizi urwego rwese umuzamu mwiza rwose bakagira impungenge rero kuri nimero 6 kuri ubu abagize impungenge kuri nimero 6 kuri ubu abareba bambwiye bari igicumbe batoya abareba ntibagira ikibazo kuri nimero 6 ati Muderi Akbar yakinnye akoze umwitozo wa kabiri gusa rero nta n'umukinnyi mwiza turwego rwe rwose rurashimishije no umuntu utaragira nyine igihe gihagije nyine yitozanya n'abandi so urebye bo muri camp ya Rayon Sport barasa n'abantu bafite icyizere ko bamaze kubaka ikipe nziza banafite icyizere bavuga ngo aba bakinnyi nibamenyerana kuko ari bato bazakora ibintu bikomeye ngo aya makipe y'Kigali bazayakubita cyane ntabwo wagana n'ubuzi bw'ikipe ngo bukubwiye ngo tumeze nabi turapfuye twaguze abakinnyi b'amafro baye version nakuye kuri rero tuzakubonera muri njye no muri Sekafa ni ya Rayon version yanjye ndayikura ku kiganiro cya Muhire Kevin umuntu wabaye kapitene wa Rayon Sport nk'umukinnyi wa Jamus wari uri mu mukino nyirize nizere ko iri positive oya ntabwo iri negative umuntu witwa Muhira asiga akubita cyane oya Muhire Kevin aragira ati ikipe ya Rayon Sport ngereranyije no ko yari isanzwe igura kuri uyu mwaka navuga ko yaguze neza aravuga ngo hari umukinnyi twahuriye hagati mu kibuga bita Ibrahim Jingale ati umukinnyi yatugoye ku buryo tutabitekerezaga Rayon Sport ahangaha yaguze neza umukinnyi bita Ibrahim Jingale iminota yakinnye ngo yagaragaje ko afite urwego rwiza ibyo birajyana n'umukunzi wa Rayon Sport watwandikiye kuri YouTube ubwo ukomerezaho nuko ndi kumushaka simubona ariko nanasomye ubutumwa bwe yavuze ati twebwe uyu mwaka ikintu dushimira ikipe voilà niyigaba Emile yavuze ngo Rayon Sport mu myaka 7 ishize nibwo iguze nta kavuyo kayirimo gusa uko izakina kose tuzabyihangana sako cy'ibintu bya Rayon bashyiramo kwihangana cyane itizazif mu expecting ko itazakina neza oya yazakina neza yakina neza Muhire Kevin akavuga ngo nkurikije match ko nayibonye uwo bita Ibrahim Jingale n'umukinnyi mwiza muri mediane hagati mu kibuga ati n'umukinnyi rwose mu minota twakinnye wagoye ikipe ya Jamus kandi nabonye ko afite ibintu byiza undi muntu yashimye ni Issa Jigwiba yaravuze ati rwose ni umukinnyi ubona ko afite level nziza pe ati nta muntu wabyirengagiza undi mukinnyi yashimye ni umukinnyi bita Atiso aravuga ati uko biri ugereranyije na Aziz Basana biraruta harimo upgrade kuko Atiso ngo ni umukinnyi wagaragaje kudakunda bya bindi byo guheza impande ni umukinnyi w'umuwinga ariko ukunda gukora amakatina akagarukamo hagati ni umufoward aravuga ati no gutsinda icyo gitego ni karite nziza cyane afite uwo mukinnyi abakinnyi atashimye cyangwa se atavuzeho cyane yavuze ati uwo bita Charles Chiplaw ni umudefenseri mwiza wagufasha gusohora imipira ariko si mwiza mu kugarira ntabwo rero narayabonye agafite imbaraga nyinshi nta mbaraga nyinshi afite nta muscles uzanye umupira uje kumwataka ati si umukinnyi mwiza wagupfa kugukuraho umupira
ati ariko kubera ko akunda gukina uwutangije ati yawutangiza neza urumva icyo akenewe cyane no kugarira icyo akenewe cyane cyo kugarira ati sinkibona cyane urumva aravuga ati matumona ni umukinnyi tumenyereye mu Rwanda atariko si level ya Rayon Sport urumva aravuga ati ni umukinnyi waba ari mwiza ariko utari kuri level yo kuba myugariro w'ikipe ya Rayon Sport atahangaha rwose kandi mu bugarizi bamaze kuguhaha muri Rayon Sport rwose ngabona Rayon Sport yari kwiriye gukora retouche muri axe urumva avuga ati rwose ni ukuvuga ngo matumona na Charles cyangwa Charles cyane axe yabo izaba ntabwo rwose mwikomeye ariko ntabwo wajija nyine ariko ni umukino wa mbere wa gicuti ntabwo wajija kuri match imwe ibitego bine haba harimo bitatu ati defense rwose ntabwo ikora neza cyane gusa ikindi uwo bita Tony Kitoga ngo niyo mwagira muto niyo mwagura bahe ikibuga ni iki ikibuga afitemo mwanya uhoraho azasohoka rwose ngo ni umukinnyi mwiza Tony Kitoga se ko ari ugwera sezishize ati rwose byaragaragaye ni umukinnyi mwiza abandi bazashaka indi myanya ariko umwanya wa Tony Kitoga muri Rayon Sport uzaboneka asigaranye imyaka 2 hari ingingo ubwo twaganiraga umwaka washize muri sezishize nyine tuvuze umwaka ushize nko mu kwa 4 byarabati umwana tushe technique afite no mukinnyi udasanzwe arabata ahubwo nzasaba reba bamwongerere kubera ko ni preza akaba na fiture ni uwa none n'ahazaza ha Rayon Sport imbere nge natekereza ko Reda afite ibibazo byinshi imbere nta bibazo byinshi imbere bizaterwa ariko na Kameni ko rutayizamu ko Kameni araje niba azaza gucarenga Asmane akatanga upgrade kuri Asmane ariko Asmane we n'urwego rwe ruri hasi ariko nibura bazaba bafite bench ndavuga uyakwiye kuza ari umwataka ari hejuru cyane ariko ni nabyo Murenzi Abdallah asezeranyije abareyo ubwo bari mu kiganiro itangazamakuru avuga ko bakeneye rutayizamu uzatsinda ibitego nibura bakazaba bari hejuru y'ibitego 50 muri sezo urumva rero ariko aravuga muri bari batatu b'imbere urumva rero nk'uyu rutayizamu naza ari mwiza afite umupaseri mwiza nka Issa Jigwiba Jingale nawe ntabwo ari mubi erega na bagurwara ngonge baracyahari nabo bato ni Kitoga baracyahari natse afite umuhamagaro wo gutsinda bati so ku ruhande imbere ntabwo ari bibi cyane ukurikije uko bari kubavuga ariko inyuma surtout ubwo natubwire no kuri Olivier niba byararangiye wa mugani Olivier ntabwo bigikunze Olivier biragoye nese ko bamaze kuzana uriya muzamu muri Cameroon ko hari abareo babibazaga birasa naho amahirwe ari make ntabwo babonye ikiganiro nakoranye na Olivier Kwizera se narakibonye arigendeye nta cyizere Jordan afite amadini muri za Jordania kandi nawe yaciye akarongo ku mafaranga sinzi yakwisubiraho ibintu bya transfer nta muntu uvuga ngo byarangiye ngo biraherahe keretse yasinye mu yindi hari igihe wabona wenda Rayon Sport ikoze ku ikabona amafaranga kuri Rayon Day ikavuga iti nyamara umuzamu tumusinyishe cyangwa se nawe ubwe akaba yabatereka ngabanye ariko yaba we yaba Henry Musanga yaba Rishari aba bose Rayon Sport bantangarije yuko rwose nta gahunda ikirimo barangizanyije ntawe bazigera bazana ko abakinnyi bagomba kugura ari bariya yego iyo ni ikipe ya Rayon Sport ikipe ya APR yakinnye umukino wa gicuti ni ikipe y'Intare umukino warangiye ari ibitego 3-0 ibitego bya Fidari Wataha ndetse na Aman ubwo nari mu bakinnyi bashya yego baherutse kuzana mu ikipe ya APR amakuru avishorongi se na yahe kwizigira kuko naho imyitozo uyu mukino wa gicuti wari ufunze meruka mugenzi wanjye mu bicutu maze gukora ikiganiro kwa gatandatu ambwira ati ngiye guhamagara team manager Muterete numve ko yanyemerera kwinjirayo naho ntibyari byemewe kujya kuri mukino ariko hari abantu bamwe bawurebye ngiye navuganye na Karikeza yarawurebye uyu mukino wabaye saa 10 kwa gatandatu amasaha y'imyitozo no mu ikipe ya APR Football Club ni match bakinishije amakipe abiri ikipe ya mbere bakinishije Christian Mwiza muzamu Christian bazamuye ariko n'ubundi baramuzamuye umwaka ushize Ombolenga Fitina niwe ari kapiteni yakiniye kuri kabiri Hakim Bugingo akina kuri gatatu hanyuma Abdul ndetse na Alexis mu mutima wa defense bakinisha Ngabonziza Pacifique hagati mu kibuga
bakinisha Hakim Kiwanuka, bakinisha Iraguha Haji, bakinisha Uyaremye Fidali, bakinisha Rubuguza Jean Pierre ndetse na Denis Omedi. Kuvuga ngo iyi ni nkayo twakwita ekipe ya kabiri, ikipe ya APR. Hanyuma baje guhindura noneho bakinisha ekipe twakwita iya mbere, rwose APR kapitene wayo azaba ari Yunus. Hernan Sulane yari mu izamu, Kagege kuri kabiri, Christian kuri gatatu, Yunus niwe yari kapitene n'umutima wa defense. Icyo gihe barahengetse Sekiganda akina muri defense, yakiniye muri defense. Hanyuma Dauda Yusuf, Mamadou Traoré na Memer Dao barakinana hagati mu kibuga. Uwatra ndetse na Togwimer na Amani Michel niyo yari baye ikipe ya kabiri. Maduzon ntabwo yigeze akina kuri iyi match y'Intare, nibwo kiva muri shampiyona ya Kongo, kandi birumvikana yuko bagoma no kumuha umwanya wo kuruhuka gato kugira ngo yitegure Sekafa. So kandi abandi batangiye n'imyitozo mbere ye, rwose kutamukinisha byari bifite impamvu zumvikana. So iyi kipe rero ya APR Football Club yakinnye n'Intare batsinda ibitego bitatu nk'uko babivugaga, Fidali, Ouattara ndetse na Amani Michel. Ikipe ya APR Football Club abayirebye bavuga ko mu by'ukuri yaguze neza. Abakinnyi yazanye n'abakinnyi ngo beza, ubwo batabonye ni Maduzon, ariko batatu muri bane baturutse hanze y'u Rwanda. Bavuga ko ntabwo babipimira kuri match imwe n'ubundi, ariko ibyagaragaye muri uyu mukino n'abakinnyi beza. Intare ni n'urwego ruto kubera ko ni bato mu myaka. Abana bakuyemo abakinnyi benshi rego ubungubu. Nta person ifitemo batanu ngira ngo yazamuye. Banatanze no mwende ma equipe ya Kigali yarabatwaye. Yego. Ntabwo aya makipe tuzabona neza muri Sekafa. Reka tuyahe ibi byumweru bibiri mbere ko Sekafa itangira. Nabo bakinnyi tubabone bahangana n'ize kipe zindi bari kumwe mu matsinda. Ikiza nuko bose bamaze kuhagera, bingenze n'abatarahagera barahagera mu minsi nk'itatu iri imbere, bitozanye n'abandi nk'icyo cyumweru tuzabarebe muri Sekafa koze zitwara. Ubwo tuzatangira kugira ishusho ibyacu neza no hashye nta bintu byo guhypinga. Twebwe tugomba kujya kuri Ruhangwa mbone hariya ku kiwanja, hanyuma Rugaju akareba tactique ariko bapanze, ubundi nazo tukareba umusaruro baduhaye akaba ariyo tuganira. Ubundi urebye nicyo kintu dutegereje cyane, abari kuri aba bakinnyi bashya mu ma equipe. Amahirwe ku batoza nuko babonye irushanwa nka Sekafa rigiye kuza mbere y'imikino ya Confederation na Champions League, mbere yo kwinjira muri shampiyona yose. Ni amahirwe ku mpande zombi, yaba ari ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport babonye. Turacyari kumwe na Tenga Promo mbere ko dusoza iyi saha ya kabiri. Mu isaha ya mbere wibutsaga abantu uburyo bashobora gutsindira ikibanza, ariko kandi si ikibanza cyonyine, bambwirire n'ibindi bashobora gutsindira kwizigira kugira ngo mukanya Rugaju tujyane muri Action College. Ngira ngo biroroshye cyane mwa bantu mwe. Rugaju yabisobanuye cyane. Fata icyemezo gikwiye aho ugiye gusaba, nako bigire n'umuco, ubundi byagakwiye kuba ari umuco wawe ko aho ugiye guhahira hose ugomba gusaba facture ya IBM. Gusaba facture ya IBM rero biguha inyungu eshatu twazinyuzemo mu buryo bworoshye. Ikintu cya mbere nuko uba uzi ko wowe ubwawe amafaranga yawe yageze mu isanduku ya leta kugira ngo rero nejo bundi dukomeze kubona igihugu cyacu gitera imbere. Icya kabiri nuko wiha amahirwe gutsindira ibihembo bitandukanye. Muri Tenga Promo turavuga ikibanza kizatsindwa tariki 20, ariko tukibagiza imodoka ifite agaciro ka $15,000 turi buze kuganiraho mu kanya n'ubundi bahembye gira umugisha Jean Claude, urumva, ya Kia Sorento, urumva nayo irahari muri Tenga Promo. Hanyuma amafaranga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda nayo irahari, ushobora gutsindira 500 moto za Spiro ndetse n'ibindi bihembo bitandukanye. Ariko indi nyungu ya gatatu nuko 10% yayo wasoze yose uzabasha kuba wayasubizwa nyuma y'amezi 3. Hanyuma Action College ntabwo irimo irakira abanyeshuri gusa, n'ubundi iracyarimo iranigisha n'indi myuga itandukanye. Umubyeyi ufite umwana muri vacances ukaba wibaza uti umwana wanjye namujyana he, nyaruka muri Action barkwakira abana guhera ku myaka 5 kugera ku myaka 20, bakiga ibintu bitandukanye birimo indimi zirimo Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Ikidage n'izindi. Bakiga ndetse n'amasomo abafasha kongera
ubumenyi arimo nka computer ndetse bakanakorera permis provisoire na definitif ubwo ni kubagejeje imyaka yabyo nyine. Ntibekuraho kandi imyuga basanzwe bigisha irimo ubukanishi, gusudira, guteka, kumubarista w'umwuga, kudoda ibyerekeye ubwiza ari byo gukora makeup, kogosha, kudefiriza no guca inzara, hakaza ubwubatsi ari byo construction, hakaza multimedia ndetse na software development. So permis provisoire na definitif umwihariko wabo ni muri kora rimwe urayikorera ukayicyura, ariko icy'ingenzi hamagara iyi nimero kandi cyangwa ugana ishami rya Action College yaba Kigali no mu ntara nk'urutsi kwacumbikira abahungu n'abakobwa wige. Ariko ku babyeyi barafata umwana wawe amasaha make, umva make cyane ariko make ashoboka, ubundi muri iyi vacances bamuhugure mu ndimi ndetse no kumenya bwa mudasobwa. Hamagara 0787 24 62 68 0787 24 cyangwa 0782 25 ikijyanye na vacances barita ku mwana wawe. Ya gatatu tugiye kwinjira mu isaha ya gatatu turi bubane namwe kuri YouTube, ariko bimwe mu byo turi buganireho mu kanya harimo n'ibingibi. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie es am Brell geht. Er wurde vorher mehrmals attackiert. Ntabwo wakumva uburyo Brel ameze. Yagerageje kenshi, yari afite uburyo bubiri cyangwa butatu bwo gusatira izamu ryabo, kandi byagaragaraga ntabwo yari kubasha gufasha ikipe ye. Kumurenganya ntabwo byari bimukwiriye. Buri gihe afasha ikipe ye, buri gihe agira ibihe byiza mu ikipe ye. Birumvikana ko ababaye kuko ntabwo yafashe igihugu cye, kandi birababaza kubona tubura umuntu umwe mu kibuga mu bihe nka biriya, kandi twahanwe pe kubera amakosa y'umusifuzi. Von einem Fehler vom Schiedsrichter wir bestraft wurden. Reka twinjire mu makuru agezweho kuri FM. Umukanya nyuma amakuru agezweho duhurire kuri channel ya YouTube ya Radio Rwanda, dukomeze urubuga rw'imikino mu isaha yacu ya gatatu. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose umuntu aranyumvise. Utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda, ntumva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda, usumvira radio bikumariye. Satano ziruzuye ikaze mu makuru magufa agezweho. Nitwa Dosi Jeanne Chisere. U Rwanda rwafashe mu mugongo umuryango n'inshuti za senateri Lindsey Graham witabye Imana ku wa gatandatu w'icyumweru gishize afite imyaka 71 y'amavuko. Mu butumwa bwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe yavuze ko senateri Graham azahora yibukwa nk'umunyakuri waharaniye ku mubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika urushaho kuba ushingiye ku kutabogama, kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ndetse no guteza imbere amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Kuva kuri uyu wa mbere u Rwanda rwakiriye inzobere mu isesengura ry'amakuru y'ubuzima n'abayobozi bakuru mu rwego rw'ubuzima baturutse mu bihugu 7 bya Afurika mu rwego rwo gusangira ubumenyi hagati y'ibihugu byo mu majyepfo y'isi. Iyi gahunda izamara ibyumweru 2 igamije kongerera ibihugu ubushobozi mu kubaka no guteza imbere uburyo bw'ubusesenguzi bw'amakuru y'ubuzima no guteza imbere ifatwa ry'ibyemezo rishingiye ku bimenyetso biva mu makuru hirya no hino muri Afurika. Iyi gahunda kandi ishingiye ku bunararibonye bw'u Rwanda nyuma y'aho mu kwezi kwa kane umwaka ushize wa 2025 hatangijwe ikigo Health Intelligence Center nk'urubuga rukusanya amakuru y'amavuriro yose mu gihugu hifashishijwe ikoranabuhanga mu kubona amakuru y'ubuzima yizewe kandi ku gihe, rero agashingirwaho mu gufata ibyemezo bya politike, gutegura gahunda z'ubuzima no kunoza umusaruro w'ubuvuzi n'ubuzima bw'abaturage muri rusange. Tukiri ku ngingo irebana n'ubuzima, icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwa bundi buryo gikomeje gukwirakwira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuri ubu kimaze kugera mu ntara 5 kugeza ubu, kandi umubare w'abanduye wageze ku 873 mu gihe abamaze gupfa ari 627 nk'uko inzego z'ubuzima muri iki gihugu zabitangaje. Raporo y'inzego z'ubuzima kandi igaragaza ko abarwayi 763 bashyizwe mu kato aho bari kwitabwaho n'abaganga. Ni mu gihe kandi ibitaro byakira abarwayi ba Ebola ngo bimaze gukoreshwa ku kigero cya 95.1%.
hagati aho ariko ikigo nyafurika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara Africa CDC giherutse gutangaza ko iki cyorezo aricyo kimaze gukwirakwira vuba kurusha ibindi byose bya Ebola byabayeho muri Afurika. Rero iki kigo Africa CDC cyatangaje ko hakwiye gufatwa ingamba zihuse mu kurwanya iki cyorezo. Hirya Afurika, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yatangaje ko ahangayikishijwe n'ubushyamirane bwongeye kwaduka mu burasirazuba bwo hagati, asaba ibihugu bya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihanganye guhagarika imirwano ahubwo bagashyira imbere ubwumvikane. Abitangaje nyuma y'aho mu ijoro ryakeye Iran na Amerika bakomeje kugabanaho ibitero byo mu kirere, ibintu bikomeje kongera umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Iran yavuze ko yagabye ibitero ku birindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu bihugu biri mu burasirazuba bwo hagati, gusa ku rundi ruhande Amerika ishinja Iran kugaba igitero ku bundi bwato bwanyuraga mu muhora Hormuz. Iran yo ivuga ko ubwo bwato ngo bwari burimo gukoresha inzira itemewe. Iran kandi yanashimangiye ko yafunze umuhora Hormuz unyuzwaho 20% by'ibikomoka kuri peteroli ikenera buri munsi, ndetse ejo ku cyumweru yavuze ko iyo nzira ifunze kugeza hatanzwe andi mabwiriza. Kukongera kubura kw'imirwano gukomeje gushyira mu kaga amasezerano y'agateganyo Amerika na Iran bari basinye mu kwezi gushize, yaragamije kongera gufungura inzira ya Hormuz no kurangiza intambara nyuma y'iminsi 60 y'ibiganiro. Ni mu gihe kandi Reuters dukesha iyi nkuru yagaragaje ko ayo masezerano y'agateganyo afite ingingo 14, ariko ngo ibibazo bikomeye birimo gahunda ya Iran y'ibijyanye n'ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire. Mu cyumweru gishize Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko yemera ko agahenge kari karangiye, ariko yongeraho ko yemeye gukomeza ibiganiro nyuma y'ibyo yavuze ko ari ubusabe bwa Iran. Gusa Iran yabihakanye yivuye inyuma, ivuga ko itigeze isaba ibiganiro na Amerika, ahubwo itangaza ko yemeye kwakira umuhuza uturuka muri Qatar aho muri Iran, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran. Mu yandi makuru kandi yakomeje kuvugwa hirya no hino ku isi nuko abantu 27 aribo bamaze kumenyekana ko bahitanwe n'inkongi y'umuriro yibasiye akabari kari mu murwa mukuru wa Thailand Bangkok mu ijoro ryakeye, mu gihe 22 bakomeretse bikomeye. Abayibonye bavuga ko uwo muriro watangiriye hafi y'urubyiniro rw'ako kabari cyangwa se stage mu ndimi z'amahanga mu karere ka Chatuchak, hanyuma ukwirakwira mu buryo bwihuse unatuma umuriro w'amashanyarazi ubura. Cyakora abashinzwe kuzimya umuriro bihutiye gutabara, gusa basanze imirambo ya benshi mu bahitanwe n'iyo mpanuka iri mu bwiherero ubwo bageragezaga gushaka aho bahungira. Nadusoreje amakuru magufi agezweho saa 6 mu buryo burambuye. Ikaze mu isaha yacu ya gatatu y'urubuga rw'imikino, aho gahunda tuzimuriye kuri channel ya YouTube ya Radio Rwanda. Ndizera mwese muhari mumaze no kuhamenya. By the way, twasoje isaha ya kabiri tugaruka kuri interview y'umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi